tubasuhuze tunabaha ikaze abakunzi ba Torotoro, tubibutsa yuko Torotoro ari YouTube channel ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane byibanda ku nyigisho. Ye rero basuhuza nitwa Niyoyita Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC Huye. Kandi dukomeza kubashimira uburyo mukomeje kugaragaza yuko mukurikira ibiganiro byacu, kuko nk'ubu ngubu tumaze kugira abantu barenga 1000 badukurikira. Uyu munsi rero mwakwibaza ngo turi kumwe nande? Turi kumwe n'uyu mugabo uri aha ngaha ku ruhande, reka atangire atwibwira. Murakoze, nitwa Irimaso Edimo, nkaba ndi umwarimu muri IPRC Huye mu ishami rya elegitoronike n'amashanyarazi. Urumva rero ko ni umwarimu mu ishami rya elegitoronike n'amashanyarazi. Agiye kutubwira elegitoronike mu buhinzi tuyikenera ryari, ese elegitoronike ubwayo ni iki? Wowe muhinzi urayikeneye, wasanga unayikoresha utanabizi. Uyu munsi rero ntimucikwe, kandi mwibuke gukora subscribe kugira ngo mukomeze mubona n'abandi mavideo agiye atandukanye avuga ku ikoranabuhanga, ku buhinzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dukurikire. Ijambo elegitoronike ni ishami rya fizike cyangwa ubugenge ryita ku buryo umuriro utambuka mu bikoresho binyuranye, imashini zikozwe mu ibyo bikoresho, imikorere yabyo n'amahame bigendera. Mu mwaka w'1904 umugabo witwa Fleming yavumbuye iyo bitaga vacuum diode. Iyo diode yahinduraga umuriro bita alternating current muri courant unidirectionnel cyangwa iri direct current. Mu 1906 iyo diode yavumbuwe mu 1904 habayeho improvement cyangwa kwameliyora uburyo bw'imikorere, bakuvumbura icyo bita vacuum triode. Yabagayo nayo ikoreshwa mu buryo bwo gukora amplification y'amasinyoze electrique. Baza kuvumbura mu bushakashatsi bwakurikiyeho n'icyo bita triode. Iyo nayo yakoreshejwe, yarangije gukoreshwa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Mu 1948 abashakashatsi b'abanyamerika bavumbuye icyo bita transistor, noneho ihabwa kuri Nobel mu 1956. Mu 1958 nibwo batangiye gukora amasirikwi integre. Sirikwi integre rero ni transistor bashyira muri chip imwe cyangwa se pièce imwe nyinshi zifite fonction runaka zigomba gukora. Nyuma ya sirikwi integre hatangiye gukorwa amatransistor ari special, ama MOSFET n'ama GFET, hakurikizaho amasirikwi logique. Nyuma y'amasirikwi logique nibwo mu 1969 uruganda muraruza abantu benshi rwitwa Intel niho rwavumbuye microprocessor mu kigo cy'abanyamerika gikorera hari i Washington. Microprocessor rero niyo yabaye base ya miniaturisation, cyangwa kuba igikoresho gishobora gukora fonction nyinshi kandi ari gitoya. Birumvikana gukoresha transistor byagiye bituma hakorerwa ibintu binini cyane, ariko uko sirikwi integre zagiye zikorwa hagiye habaho kugabanuka kw'ikintu. Mu byumvikana nka computer ya mbere yakozwe yari nini cyane, ariko yagiye igenda igabanuka bitewe nuko gufata amatransistor bakayashyira muri chip imwe ntoya. Ibikoresho bya elegitoronike cyangwa se kompoza zigize ibintu by'iri elegitoronike biri mu bwoko butatu. Hari kondigiteri, ni ibitwara amashanyarazi. Semikondigiteri ni ibishobora gutwara amashanyarazi ariko habayeho external force, cyangwa se kuba bagira icyo bamodifiya mu mikorere yabyo.
hari na insulators zo ntabwo zitwara amashanyarazi. Urugero nka kondigiteri mu mashanyarazi tumenyereye gukoresha aluminium, muri ibyo byuma tubonamo cuivre. Semikondigiteri habamo germanium na silicium. Noneho muri insulators dushobora kubonamo plastique zishobora gukoreshwa, hashobora kubonekamo ibumba n'ibindi. Elegitoronike mu buhinzi rero ni ikintu cy'ingenzi, ishobora gukoreshwa hapimwa ubuhehere bw'ubutaka kugira ngo babone wenda uko bavomera, gutambura imbeba cyangwa udusimba twonona imyaka, cyangwa se ishobora gukoreshwa bapima ifumbire cyangwa intungagihingwa, ishobora gupimwa bareba indwara ibihingwa bifite, n'ibindi byinshi turi buze kubirebera hamwe. Sensa ni agakoresho ka elegitoronike gatahura, gapima, kakanatanga amakuru kifashishije ibimenyetso bimurika, bitanga urusaku cyangwa gahagarika ibikorwa byarimo gukora. Imirimo y'ubuhinzi bukoresha imashini ikorwe hakurikijwe ibipimo mu buryo bwujuje ubuziranenge. Sensa zishobora gushyirwa kuri izo mashini. Hari izo sensa zishyizwe kuri izo mashini, haba hagamijwe gutanga amafoto cyangwa videwo z'ibihingwa. Uburyo bwo gutanga amakuru y'umuhinzi aho ari mu gihe runaka hifashishijwe ikoranabuhanga rya GPS. Gutanga amakuru yihuse ku bijyanye n'iteganyagihe ry'aho hantu harimo gukorerwa imirimo y'ubuhinzi. Zikoreshwa mu mashini z'ubuhinzi zitwara. Sensa mu kuvomera ibihingwa ishobora kwifashishwa hashyira amazi mu kigega ku buryo bw'ikoresha, no kuyahagarika ikigega cyageze ku rugero ntarengwa. Gupima ubuhehere bwo mu butaka, iyo budahagije irekura amazi ikayohereza mu murima. Amazi iyo ageze ku rugero rwagenwe, sensa ifunga amazi yavaga mu kigega. Zishobora guhagarika uburyo bwo kuvomera igihe imvura irimo kugwa cyangwa igihe hari umuyaga mwinshi. Crop production, sensa zifashishwa ahantu hakurikira: hari ugupima ubutaka, ubushyuhe, ingano y'amazi n'ibindi, gutahura kure amatungo aje konona imyaka ataragera mu murima cyangwa udusimba twonona imyaka. Zishobora kandi kugaragaza ubuzima bw'igihingwa, hatahurwa uburwayi bw'igihingwa bitewe n'imiterere karemano igihingwa kigira iyo nta kibazo gifite. Gukurikirana umusaruro aho ubitse niba hujuje ibisabwa, ikaba yagaragaza niba umusaruro warajemo imungu cyangwa kwangirikwa bitewe no kubikwa nabi. Gukurikirana ibyiciro bitandukanye by'ibihingwa, gusesengura no kugaragaza incamake y'uko igihingwa gihagaze kuri buri cyiciro, niba hari icyakorwa cyangwa niba hari icyo ntacyo bitwaye. Gutahura hakiri kare uburwayi cyangwa udukoko dutera uburwayi ku gihingwa, kugaragaza ibyatsi byameze bidakenewe cyangwa ibyo twita mu kinyarwanda ibyonnyi. Ibyiza bya elegitoronike mu buhinzi ni byinshi, ariko turavugamo bike, nko gufasha kugenzura ibihingwa no gufata ibyemezo bimwe na bimwe bishobora gutuma umusaruro wiyongera. Bituma ubuhinzi bukorwa neza kuko ibibazo by'uburwayi by'ibihingwa, ibyonnyi, udukoko twangiza ibihingwa bitahurwa hakiri kare bitarangiza umusaruro cyane. Ishobora kwifashishwa mu kwamamaza ibikorwa by'ubuhinzi cyangwa kwigira ku bandi
hifashishijwe ikoranabuhanga. Amakuru ashobora kubonekera ku gihe, kubika amakuru ajyanye n'ibihingwa nabyo bishobora kwifashishwa, guhangana n'ingaruka zishobora guterwa n'ihindagurika ry'ibihe, kubera ko ihindagurika ry'ibihe ushobora kurimenya hakiri kare wikoresheje ikoranabuhanga. Imbogamizi za elegitoronike mu buhinzi, ikibazo cya mbere ni uko kumenya gukoresha ikoranabuhanga bizwi na bakeya mu bantu bakora umurimo w'ubuhinzi. Icya kabiri ni uko ni ikibazo cyo kugeza amashanyarazi mu mirima, kuko ibyo bikoresho byose bikenera umuriro w'amashanyarazi kugira ngo bibashe gukora. Icya gatatu, kubera ibyo bikoresho biba birimo bikenera kominikasiyo, bisaba interineti rero nayo kuyigeza mu mirima ni ikibazo, cyangwa se ikaba yagerayo idahagije. Ikindi ni uko ibyo bikoresho dukoresha bikoresha indimi z'amahanga, rimwe na rimwe abahinzi baba batashobora kumva cyangwa baba batazi kugira ngo babashe kubikoresha, cyangwa se n'abazizi bishobora kubagora kuzikoresha. Ikindi ni ukutagira ubushobozi bwo kugura ibikoresho byo mu buhinzi bikoresha ikoranabuhanga, kuko biba bihenze. Inama naha abanyeshuri biga ubuhinzi, icya mbere ni uko abanyeshuri biga ubuhinzi bakwiriye kwiga bafite intego, bagahitamo mu byo bize ibyo babona bakoresha hanze, cyangwa se bikabyara umusaruro, bakabikoresha biteza imbere. Inama ya kabiri nshobora kubagira ni ukwishyira hamwe bagahuza ubushobozi bwabo, butaba buhagije bakagana ibigo by'imari bikabafasha kubona igishoro. Icya nyuma ari nayo objective y'iki kiganiro, ni ukugerageza gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi mu byo bakora byose, haba ari uguhinga, haba ari ugukurikirana amakuru y'ibihingwa, haba ari ukuvomera, haba ari gutera amafumbire, byose hakifashishwa ikoranabuhanga, kuko rifasha gukora ibintu bipimye ku gipimo cya nyacyo kandi biri ku murongo. Aho twabanye rero muri kino kiganiro, mwumvise ibyiza bya elegitoronike mu buhinzi. Mwumvise ko mu 1904 aribwo diyode ya mbere yavumbuwe. Iyo myaka rero ni nabwo torotoro za mbere zari zitangiye kujya mu kazi, ariko kugira ngo amadiyode yatangiye kugera muri torotoro byafashe indi myaka tuzabona mu kindi kiganiro ndi kubategurira cy'amateka ya torotoro, uburyo yavutse n'aho tugeze ubu ngubu 2022. Dushimire cyane rero enjeniyeri Maso Edimo watwemereye kutuganiriza kuri elegitoronike mu buhinzi. Mwumvise yuko yabwiye elegitoronike muri crop production, muri irrigation cyangwa se mu kuhira, ndetse no muri mechanization. Turabashimiye cyane. Abakunzi bacu rero mukomeze mukore subscribe, kandi ntimugacikwe n'ibiganiro byose tugenda tubagezaho. Urumva ko uyu munsi twageze muri departement ya electricity na electronics, bivuze ngo n'ubutaha tuzagenda tubazanira abandi barimu bagiye batandukanye. Twibutseho kandi ushaka ubumenyi ngiro muri ibi byose, yaba mu buhinzi yaba muri electronics, bivuze ngo wagana ubuyobozi bwa Rwanda Polytechnic, hanyuma bakagufasha ku buryo nawe waza rwose ukahakura diplome, ukahakura certificate, mbega ukagira iterambere rirambye mu minsi iri imbere, cyane cyane ko iterambere rizubakirwa hehe? Ku bumenyi ngiro, nk'uko turi kubivuga muri ino minsi. Ciao, Imana ibahe umugisha.